Nyine inshuti zanjye uyu munsi naje nambaye karabo kubera ko ngiye kubabwira ikintu cyiza cyane cyitwa urukundo disi. Uzi ko buri gihe tugenda dutapa kote, umuntu agahera ku bintu byinshi, umuntu agatangira ababwira iby'ingo, uko abantu babana mu ngo, uko abantu bagira gute, kandi itangiriro ryabyo, ipfundo ryabyo tukabyibagirwa. Ipfundo ryabyo ryitwa urukundo turabyibagirwa kandi urukundo nicyo kintu twibeshyaho. Niyo mpamvu tugira n'ibyo bibazo byose mubona biza mu ngo, ibibazo byose mubona biba hagati y'abantu babiri, ni ukubera ko urukundo turwibeshyaho. Urukundo ni ikintu burya abantu benshi badapfa gushyikira, ni ikintu abantu benshi burya twagiye twibeshyaho cyane cyane cyane. Umuntu akakwirukaho, umuntu akaza akakubwira ngo sha uri mwiza, usa neza, ndagukunda, nkunda ijwi ryawe, nkunda ibiki byose, ukumva yuko byarangiye. Ikintu nshaka kubabwira muri iyi content y'uyu munsi ni uko urukundo kurwibeshyaho nibyo bikurura biriya byose. Ibingibi byose twirirwa tuvuga, umuntu mubana akaguhohotera, umuntu akugirira nabi, umuntu akubeshya, umuntu akugirira ishyari, ni rwa rukundo twibeshyaho. Ndashaka kubabwira rero, urukundo ni iki? Urukundo ni iki? Urukundo rumeze rute? Urukundo rutandukanye cyane n'ibyo tuvuga ngaha ku munwa. Urukundo rutandukanye n'ibintu tubonesha amaso tukabyapresiya. Urumva? Nshobora kubona nk'inzu tuvuge, nkavuga nti iriya nzu ni nziza. Iriya nzu ni nziza, ni nk'inzu igurishwa, tuwayigura. Kumbi ntabwo uzi ibintu bihishemo. Kumbi ntabwo uzi niba iyo nzu baranayubatse barayubatse kuri fondasiyo nzima. Fondasiyo izatuma amazi atayitwara. Ntabwo uba ubizi. Urebye inyuma, ukareba, mwajyaga mubibona mu Rwanda mukabona nk'inzu zatwawe n'amazi. Ugahita ubona yari villa neza, warangiza ugahita ubonamo imbere yari inzu bubakiyeho nyine y'ibyondo isanzwe bubakiyeho, amazi yaza agahita yitwara. Nuko ibintu bimera. Urukundo nta ibyo tuvuga ku munwa, ntabwo ari ibyo tubonesha amaso. Nshaka kubabwira uyu munsi urukundo icyo ari cyo. Urukundo ni rwa rundi ureba umuntu ukavuga uti uyu muntu aranshimishije yego ku maso, uyu muntu ngiye kumwitangira, uyu muntu ngiye kumugira uwanjye, ku buryo ubu ngubu arahagaze, ni umusore mwiza. Ndabwira mwebwe abakobwa, ni umusore mwiza, arangaragarira neza, aranshimishije ku maso. Ariko n'igihe ibyo mbona by'ubwiza, n'igihe umubiri uzaba wamunaniye, n'igihe azaba atagishobora guhaguruka ngo agende ajye kumpahira cyangwa kujya gute, uwo muntu nzamurambaho. Urumva? Uwo muntu nzamurambaho, uwo muntu nzamuhagararaho. N'igihe ibihe bizaba byahindutse. Abantu twebwe twabaye mu Rwanda kera turabizi. Mu Rwanda nyine amoko bakiyemera. Ibingibi twita amoko tukibyemera. Nibyo tujye tubivuga. Ni teme nabwo n'ubu ngubu nubwo amoko yavuye mu marangamuntu, ni ikintu kikitugonga, ni ikintu kinini, ni ikintu tugomba kuvugaho. Umuntu vraiment uzavuga ngo ni umukristo, akavuga yuko ashaka yuko abantu bakundana, akavuga yuko ashaka yuko abantu bishima, icyo kintu akakirenga atakivuzeho, azaba arimo kutubeshya cyane. Ni ibintu byagiye bitera ibibazo, abantu bakabana n'abandi. Inkuru zo mu ntambara murazizi. Ukabana n'umuntu igihe kikagera, ibyo by'ubwoko bwe bitaye ko ari ubwoko bwe bikaba ikibazo, bakamuhiga. Ni ibintu bishobora kuba mu bwoko bwose. Igihe cyagera cyo kumuhiga akaba ari we muntu wa mbere umutera amabuye, ubwo nta nubwo uba wamukundaga. Icyo kintu ushaka kubabwira, urukundo ni ikintu kirenze icyo ngicyo. Urukundo, hari abantu bari inshuti zacu, bari n'ubu n'inshuti zanjye, nibo umugabo baramurashe mu gihe cy'intambara, umugore abana arabasiga, aravuga ati ngiye nkurikiye ibyanjye, nkurikiye umugabo wanjye, abana nibagera tuzabyara abandi. Urumva ko nawe abana banjye nibatabaho, abana yabasigiye umukozi kugeza intambara irangiye. Uwo mugabo nyine yaje kugenda baramuvura n'iki, ariko nabivuze n'ubu ngubu ni abantu nyine bameze gutya agatoki ku kandi. Ikibazo cyose kije ari babiri barwana naho mpaka.
barwana naho mpaka ni abantu babanye nabo bafite iyo mariage mixte, iyo mariage idahuje ubwo bwoko bubaho bwavuye mu marangamuntu ariko mu mitima yacu buba buhari. Mu mitima yacu ntibuvamo, duhora tubona ibintu biba hirya hino bikadukurikirana. Ntabwo aricyo nashatse kuvuga, ntabwo ariyo topic y'uyu munsi, ariko nabyo ni ibintu bibi iwacu, ni ibintu biba mu Banyarwanda. Icyo mabwira ni uko urukundo ni ikintu kirenze ibyo byose umuntu yibwira. Iyo ukunda umuntu ibyo byose ntabwo bireba. Abuwawe icyo mubwira nicyo mbwire n'abagabo, nukunda umugore kwa kundi umugore azabyara, hakuno umudamu abyara akagira ibintu bita deshirire, abantu babyaye barabizi, ukaba wacika ukagira ibibazo byinshi bituma vraiment umuntu wakwihanganira n'ibyo bibazo ari umuntu waba gukunda. Ni handi uhagarara ku mudamu wawe ukavuga uti uyu mudamu yagize ibibazo ambyarira umwana, uyu mudamu mugumyeho, uyu mudamu muhagazeho. Ni hahandi umugore wawe azahinduka maze kubyara abana, akazana uruda, akagira gute, akabyibuha, akagira 100 ibiro 200, ukavuga ati ni umudamu wanjye yarabyaye, ibintu bigenda gutya. Ni hahandi umugabo wawe azagenda agasaza cyangwa akarwara. Abagabo turabizi bamaze kurwara nabo baragenda akagira indwara prostate, bakagira ibibazo by'amaprostate, iyo byamurembije byarabayemo nka kanseri, hari igihe agira ibibazo byinshi cyane umugore we wenyine wamukunze ashobora kwihanganira. Bwa bubazo bwose umuntu agira mu rugo nk'abantu, ububazo buhora buduhiga butugenda inyuma, ni ububazo buterwa nuko uruba utaratekereje ku rukundo dushaka duhubutse. Wakagombye gushaka umuntu uvuga uti uyu muntu wa undi muzaryama kagona, ukavuga uti ngiye nkunda niyo ari kugona. Hari umudamu rwose atubwiye ati nawe aragona rero cyane, ariko umugabo we nyine aramukunda cyane. Umugabo we yaravuze ati byibura iyo uri kugona mba nzi ko wasinziriye, mba numva yuko waruhutse. Uribaza umugabo nk'uwo babaho umuntu akabona ibyo bimunaniye ngo avuge yuko abantu bose ari kimwe, abashyire mu gatebo kamwe. Habaho abagabo bakunda cyane, akagukunda akakugenda inyuma, ariko iwacu biragoye. Umugabo we ni umuzungu, umugabo wo ngo mbabwiye ni umuzungu. Iwacu biragoye, ariko naho abagabo bakunda abagore babo, akamwita mama kanaka, kumva akantu keza, agatahana akagati, akavuga ati ni akagati k'umugore wanjye, akamenya icyo umugore wakunda. Akavuga ati umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye akunda ibi. Nawe w'umudamu tuvuge umugabo wawe uzi ikintu atarya, akaba ari cyo uteka buri munsi, nta kindi kintu kiba kibigukoresha my dear. Ni rwa rukundo ntarwo uba ufite ibindi bintu wakurikiye byo kumutekera bitarimo. Ariko iyo ukunda umugabo wawe uvuga uti uyu mugabo ni uwanjye, iyo yishimye, iyo yasetse, iyo yariye neza, nanjye numva nishimye, numva nguwe neza. Bya bintu mukorera biba automatique. Urukundo ni ikintu ukorera, mbese rutuma ukora ibintu byinshi, ubundi rugaragazwa n'ibikorwa. Amagambo burya ni ubusa. Kubwira umuntu ngo ndagukunda, yareba mu buzima bwe bwose akabona nta na rimwe wigeze umutekereza. Urukundo rugaragarwa n'ibikorwa, umuntu acecetse atabikurikije amagambo yo kwishyuza. Nta kintu rutegereje, ntacyo utegereje. Umuntu wawe ukamunambaho mu bibi no mu byiza, ukamunambaho yaba yafashwe ari igisambo cyangwa ari iki, ukavuga ati ariko n'uwanjye, ukihangana. Yego hari ingeso umuntu agira, hagiye nyine tugira ibibazo yuko ukunda umuntu watagukunda bikakugora. Ni handi usanga umuntu ategereza ukazamara igihe kirekire, ukajya kuva ku muntu uko kubona nawe ari uko watangiye kugira ibibazo by'ubuzima kubera ko wihambiriye kuri uwo muntu. Nicyo kibazo tugira. Ukunda umuntu, urukundo ntirube reciproque nko babivuga, urukundo ntirube rwanyu rwa mwembi. Ukabona umuntu ishyaka umurwanira, ahubwo we arimo aragukwenza, aragukorera ibintu. Tuvuge niba ari igisambo, vuze ibyo by'igisambo, ukabona yenda bikoze bwa mbere, iyo umukunda ubanza kumubabarira ukavuga uti biragize. Ariko iyo akomeje kubivuga, nyamuneka nawe tekereza nk'umuntu ufite ubwenge. Nanone ntabwo mubwira ngo mujye mugenda buhumyi kubera urukundo, tekereza nk'umuntu ufite ubwenge. Ubwo rero nshuti zanjye tuzakomeza tubiganireho, ariko abakobwa batarashaka jya ureba umuntu
utekereze yuko umunsi umwe ashobora no kuzarwara akaremba ukaba oblige yo kumuhanagura yitumye ibikomeye. Ibyo mujye